Tariki ya 13 buri mwaka hizizwa umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu ku isi. Kugira ngo bagaragarize ibyishimo dufite nka WIPA byo kuba twicaye ahantu. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe tugiye kwizihiza umunsi mukuru w'abantu bafite ubumuga bw'uruhu ku isi ku nshuro yacu ya 11. Uyu munsi rero watangiye kwizihizwa mu mwaka wa 2015 ari hashize imyaka 3 twebwe tuvuze. Muri mwaka wa 2025 uyu munsi wahaye insanganyamatsiko igira iti turasaba uburenganzira bwacu, kurinda uruhu rwacu no gukingira ubuzima bwacu. Mu Rwanda uyu munsi wizihijwe ku nshuro ya 11 utegurwa n'umuryango WIPA ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye. Wizihirijwe mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko muri Olympic Hotel. Witabiriwe n'abanyamuryango ba WIPA, abafatanyabikorwa n'abahagarariye inzego zitandukanye. Ese albinisme ni iki? Albinisme ni ubumuga buvukana. Ubumuga bw'uruhu ni ikintu umuntu avukana. Reka mvuge gutyo mu Kinyarwanda, umuntu avukana ubumuga bw'uruhu abukomoye ku babyeyi bombi. Tutitaye kuba bafite ubumuga bw'uruhu bashobora kuba babufite cyangwa batabufite. Iyo ababyeyi bombi babyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu, ahanini bugaragazwa n'ibintu bitatu by'ingenzi. Hari kugira uruhu rwera, umusatsi wera ndetse n'amaso atari umukara cyane. Kuri bo ni umunsi ugamije guhura bakishima bagasabana ndetse no kugaragaza impano ziri hagati muri bo. Ushizimumu Desire ni umubyeyi w'abana 6, muri bo 2 ni impanga bafite ubumuga bw'uruhu. Akimara kubabyara yahuye n'ibihe bitamworoheye. Aratubwira icyo kwizihiza uyu munsi bibafasha. Kwizihiza uyu munsi ni ibintu kuri jewe wenda ni ibintu bivuze ikintu kinini, kuko nkibabyara hari abantu benshi nka 3 bashatse kubagura. Hari abantu bagiye bantoteza bantuka bamfata ko ntari, ariko uyu munsi watumye ibyo bintu byose mbyakira ndabimenyera. Ubu ngubu uretse ko batakibivuka bona nabo bamaze gukura, ariko uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane kuri njye, kuko hari aho wamvanye naho wongejeje. Umuryango WIPA nyishimira ikintu kinini. Cya mbere ngushimira nuko wamvanye mu bwigunge. Icya kabiri banyigisha kwitwara neza mu bantu abandutse simbarakarire ngo mbasubizeho nkababwira ko uko bimeze. Umuryango WIPA ndawushima cyane, sinabona n'urugero nushimaho. Ni kushima birebire kandi birambuye, kuko umuryango WIPA wamvanye kure, wamvanye hasi cyane, uranzamura kugera ahangaha. Ku bwanjye mbana nagiye cyane naniyahuye ko barantukaga bakanyamaporo, barantukaga amamari mfite, ese nzagurisha nkire. N'ubu harigeze ibyo ko n'ubu hari abakizi ko n'ubu mbona amafaranga ngo kubera nabyaye amamari, ariko ndabyakira nyine niyo bivuze ndaseka. Urumva rero WIPA nayishimira ibintu byinshi, kandi sinanjye gusa. WIPA rwose nta muntu utayishima kuko irabikwiye. Nubwo bimeze bityo bagaragaza ko hakiri imbogamizi, nubwo hari ibyagiye bibonerwa ibisubizo. Inyinshi n'iz'imyambarire cyangwa za mavuta. Kubona amavuta byaroroshye babishyize kuri mutuelle, ariko ku masantere de santé ahenshi ntabwo bayabika. Bisaba ngo ugende wiyandikishe bazayatumiza. Imbogamizi nyinshi rero ni izo ngizo, ntabwo umwana yayamara ngo uhite uyabona ako kanya, no kubanza ugatumiza. Ndumva imbogamizi bakura hari izo zo ko wenda akaba hari akahahora, wayamara ukagenda ugatuyabonera igihe. Izo nyinshi naho zikubiye mu mibereho rusange y'abana. Mu Rwanda abafite ubumuga bw'uruhu ntibatereranywe.
OIPA ifatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye guteza imbere abafite albinisme ndetse no gukora ubukangurambaga bugamije guharanira uburenganzira bwabo no gukurirwaho imbogamizi. Dieudonné Akimana Duhaye ni umuyobozi w'umuryango OIPA uharanira imibereho myiza y'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Arasobanura uko uyu munsi usanze abafite ubumuga bw'uruhu bahagaze ndetse n'intambwe imaze guterwa n'ibikibangamiye imibereho yabo. Uyu munsi usanze abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda hari aho tumaze kugera, hari intambwe ntoya tumaze gutera, ariko usanze nanone hari byinshi dukeneye kugira ngo uburenganzira bwacu bwubahirizwe nk'uko bikwiye. Ibyo navuga byagezweho nuko abantu bafite ubumuga bw'uruhu twabashe kubona amavuta aturinda izuba. Dushimira leta y'u Rwanda iyobowe irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turabashimira ku mavuta mwaduhaye, igihe iyo yatanzwe neza aradufasha kwirinda izuba. Mu buzima naho turashima ko twabonye amavuta aturinda izuba, ariko haracyarimo challenge ikomeye yuko ayo mavuta nibyo mu gihugu arahari, ariko ikibazo kiriho ni ukugera ku bagenerwabikorwa. Amavuta ubundi porogaramu itangira yateganyijwe gutangirwa kuri centre de santé. Mu minsi ishize rero habaye impinduka aho amavuta yavanywe kuri za farumasi z'uturere akajya kuri zipline mu duce tumwe mu gihugu. So rero abatitirere cyangwa abayobozi b'ibigo nderabuzima ntibamenye ayo makuru, ku buryo basabira abantu bafite ubumuga bw'uruhu amavuta kuri za farumasi z'uturere, kubera ko nazo zitakiyafite ntiziyabahe, bigatuma abantu baje kuriyareba ku ma centre de santé batayabonye, ahanini bitewe no kutagira amakuru. Twumva rero leta yadufasha gushishikariza abatitirere gusaba amavuta kuri zipline kuko niho haboneka, kandi bakajya bagira stoke ku buryo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu aza kureba amavuta agahita yacyura, atari kumubwira ngo uzaze ejo cyangwa ejo bundi. Ikindi twifuza mu buzima kikiri nk'imbogamizi, nta buryo buhamye bwo gusuzuma kanseri y'uruhu. Twifuza ko bwajyaho nibura tukajya dukorerwa skin cancer checking buri mwaka, kugira ngo nimba hari n'umuntu ufite ibimenyetso by'uko ashobora kuba yarwara kanseri y'uruhu afashwe hakiri kare atazayirwara. Ariko kandi leta ikakomeza kwigisha abaturage n'abafite ubumuga bw'uruhu muri rusange uburyo kanseri y'uruhu yakwirindwa n'icyakorwa kugira ngo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atazarwara kanseri y'uruhu. Abanyeshuri bamwe babashije kujya mu mashuri baratsinda, nubwo abarimu bose badafite ubumenyi buhagije bwo gufasha abanyeshuri bafite ubumuga bw'uruhu, ariko hari aho byakunze abana bariga baratsinda. Rero challenges tugifite nk'abantu bafite ubumuga bw'uruhu muri rusange mu burezi, nuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avukana ikibazo cyo kutabona neza, ahanini ku kibaho cyangwa ku nyandiko ntoya. Twifuza leta rero ko yadufasha abanyeshuri bafite ubumuga bw'uruhu bakajya bicazwa imbere mu mashuri, kandi bagahabwa ibizamini n'isuzuma riri mu nyuguti nini. Twifuza ko abarimu bagira amahugurwa ku bumuga bw'uruhu ndetse no kumenya uburyo bafasha abanyeshuri bafite ubumuga bw'uruhu. Twifuza kandi ko abarimu biga za TTCs biga kwigisha bajya barangiza bafite ubumenyi ku bumuga bw'uruhu. Twifuza rero ko ubwo ubumuga bw'uruhu bwajya mu byo bigishwa, kandi hakabaho n'imfashanyigisho. Hari iyo twateguye nka OIPA, leta yayisuzumana ubushishozi, yabona yayikoresha cyangwa hari ibyakwiyongeramo ikatubwira, ariko izo imfashanyigisho zifasha umwarimu kuba yakwigisha no kwakira umunyeshuri ufite ubumuga bw'uruhu zigatangira gukoreshwa kugira ngo zigire akamaro ahanini ku myigire y'umunyeshuri ufite ubumuga bw'uruhu. Kuri uyu munsi kandi abato n'abakuru bahabwa amavuta arinda uruhu ndetse n'isabune zo gukaraba, bityo bikabafasha kurinda uruhu rwabo.